Philadelphia Imana iratsinda. Yesu nashimwe. Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Dushimye Imana cyane muri iki gitondo. Kini gitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Nkuko bisanzwe rero ni Pastor Gatera Jose guturuka muri Pentecote Philadelphia. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dushimiye Imana. Turumva dufite ishimwe mu mitima yacu yo gushimira Imana kubw'imirimo myiza yagiye ikora hagati muri twe no kuri twese kuba tukihumeka umwuka w'abazima ntacyo twatanze n'ubuntu Imana yatugiriye, ntabwo twabura icyo dushimira Imana. Dushimiye Imana yo mu ijuru yatandukanije umucyo n'umwijima. Imana ikatwereka umucyo, ikadukingurira. Turayishimiye. Imana ihabwa icyubahiro ku bwanyu. Imana ihabwa icyubahiro ku bwa bene data dufatanije umurimo muri Pentecote. Imana ihabwa icyubahiro cyane ku bwa benshi bakunda ijambo ry'Imana kandi bakarikurikirana, no kubadusengera no kubadushyigikira kugira ngo tubashe kukandagira hano. Mwese Imana y'amahoro ijye ibagirira neza. Imana ishimwe cyane. Turi kumwe rero n'umushumba wacu Pastor Serugendo Dismas. Reka basuhuze anasengera umwanya tugiye kujyamwo w'ijambo ry'Imana. Turabashubuje bene data, igitondo cyiza, Imana ibane namwe. Amen. Reka tusengere ijambo ry'Uwiteka. Mana urera kandi urakiranuka. Tunejeje nawe kuko wabanye natwe kuri uyu mwaka. Asigaje misi turimo kubara imisi turangiza uyu mwaka. Warakoze kuturinda no kutuyobora. Tusengera ijambo ryawe uryeze kandi uritunganye. Uwo twirukanye ni Satani mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga zose zihagaze mu kirere turazirukanye mwami. Bwiza bwawe bugendere buri muntu wese udutega amatwi, iri jambo rimugira umumaro kandi udushoboje mwaka tuzawurangiza amahoro. Turagushimiye kuko ari we Mana mu izina rya Yesu. Amen. Turimo kubara ko asigaje misi makeya tutangire mwaka musha. Mana yarakoze kandi ihabwa icyubahiro. Turi mu iki cyumweru cyangwa muri iyi minsi yo gutegura munsi mukuru witwa Noeli. Nize ko buri muntu afite buryo arimo gukora iki gutegura uwo munsi. Kandi Noeli iratwibutsa kuvuka k'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Noeli iratwibutsa ibyo Imana yasezeranije Abisirayeli ko izabaha umucunguzi, ibyo yasezeranije Maria ko azasaminda, azabyara mwana w'umuhungu. Mbese yaje kubisohoza ku munsi wa Noeli. Abisirayeli bose bamenya ko Imana yadusezeranije umucunguzi, ahubwo uyu munsi umucunguzi yavutse mu murwa wa Bethlehem. Maria nawe akabona ko Imana ibyo mu marayika w'Imana yamubwiye Mana yabikoze. Turimo mbese ni anniversaire y'umwami Yesu Kristo turimo gutegura. Asigayemo hafi misi 3-4 tugere ku uwo munsi. Ariko buryo twagiye twigishwa ngitorero abantu b'Imana, iyi minsi ni misi yacu yo kwitegura mu buryo bwo mu mwuka. Reka tubanze tusomere iri jambo twamenyereye. Ni ijambo ry'abayindirimbo, ariko ku bwanje numva inkora ku mutima. Yohana 3:16. Reka tuwasome. Kuko Imana yakunze abisi cyane byatume itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ayo magambo ngo ndakwitandukanya mu bice bitatu, kandi ibyo bice bitatu bitugira umumaro uyoboye n'umuka ukabyumva neza. Ijambo riratubwira iki? Kuko Imana yakunze abisi cyane. Kuza kwa Kristo ntago yaje mu buryo butunguranye.
Yesu yaje, Imana yabanje gukora iki? Kugaragaza urukundo rwayo ku bantu bari mu isi. Twarabo gupfa, twarabo kurimbuka kubw'ibyaha, ariko kuko Imana yadukunze cyane, byatumye yitanga umwana wayo w'ikinege. Urwo rukundo rw'Imana kuri twe, mbere na mbere Imana yabanje kudukunda iturema mu ishusho ryayo. Bwa kabiri, Imana yagaragaje urukundo rwayo ku batuye mu isi. Yaradukunze, niyo mpamvu yatwitangiye umwana wayo w'ikinege, Yesu aze adupfirire kubw'ibyaha byacu. Abantu bakunda gusoma amagambo menshi muri Bibiliya, amagambo y'imigisha cyane, ariko tukibagirwa urukundo rw'Imana, tukibagirwa icyazanye Yesu Kristo ku isi. Yesu ataje, ntabwo twagombaga kwitwa abana b'Imana, kuko twari abanyabyaha. Yesu atavutse, ntabwo twagombaga kubona umucunguzi. Yesu atavutse, nta wundi wagomba kuza kuduhuza n'Imana. Yesu atatuvukiye, ntabwo twagombaga no kuhabwa amasezerano yirimo kuducunguza mu iminsi, kuko twari turi kure y'Imana kubw'ibyaha. Ariko ijambo riratubwira hano, Yohana ayobowe n'Umwuka aratwandikira ayo magambo, kuko Imana yakunze ab'isi cyane. Byagaragaje urukundo rw'Imana, na n'ubu Imana iracyakunda ab'isi. Byatumye itanga mwana wayo w'ikinege. Navuze ko aya magambo tuyigabanya mu bice bitatu. Ya mbere, bigaragaza Imana yakunze ab'isi cyane. Bwa kabiri, iratubwira iki? Byatumye itanga mwana wayo w'ikinege. Tekereza nawe, ushobora gufata mwana w'ikinege ukamutanga kubw'abandi? Nize ko Imana yarabikoze kuko yadukunze twebwe ab'isi. Impamvu yatwitangiye umwana wayo w'ikinege k'uwo murongo, ijambo riratubwira iki? Kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Nimba Imana yadukunze, byatumye yitanga umwana wayo w'ikinege. Navuze ko biragoye cyane umwana wawe w'ikinege. Ku mitima yacu twebwe abikigiye, byatugora kutanga ikimwe wari ufite. Tureke kwanza kushira ko ari umwana ufite 1,000, niyo noti imwe ufite. Nuko wahura n'umuntu akusabye, akubwira ibibazo afite, kurekura cyo 1,000 biragoye. Nimba mu buzima busanzwe mu rugo usigaranye n'ikiro kimwe cy'umuceri, kugitanga byakugora nuko umuntu yaje afite amarira. Ariko Imana kuko yadukunze ab'isi, byatumye yitangira ab'isi umwana wayo w'ikinege. Impamvu yatwitangiye umwana wayo w'ikinege ni iki? Birashoboka uyu murongo kunda kusoma ugasimbuka vuba, ariko wumva impamvu byatumye Imana yitandukanya n'umwana wayo w'ikinege. Umve kundu Imana yakunze ab'isi cyane, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka. Umwizera wese atarimbuka. Iyo impamvu Imana yatutangiye Yesu Kristo, yasize ubwami bw'Imana mu ijuru, aza kuvuka kwa Maria na Joseph, avukira mu muvure w'inka, handu asuzuguritse, yamburwa icyubahiro cye cy'ubwami bwo mu ijuru, arasuzugurwa mu iyi si, kugeza aho yageze no ku rwego rwo gupfa urupfu rw'agashinyaguriro. Kandi yari umwana w'Imana, yicaraga mu bwami bwo mu ijuru.
ariko iyo mpamvu yatumye Imana irekura uwo mwana wayo w'ikinege no kubw'urukundo yadukunze twebwe abisi cyane. Impamvu Yesu yaje, turimo gutegura Noheli, kwibuka umunsi yatuvukiye. Impamvu yatuvukiye kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Bandu benshi bakunda kushira impaka kubw'ijambo ry'Imana. Bamwe bakavuga ko si umwana w'Imana, bamwe bakavuga ko ni umuntu, bamwe bakamugereranya ko ari umwana wa Joseph na Maria. Ariko Yesu Kristo ni umwana w'Imana kandi yari w'ikinege. Imana mutanga kubw'urukundo rwayo aze adupfirire twebwe abo mu isi. Ni kugira ko umuntu wese uzamwizera ntago azarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kwizera Yesu Kristo bituhesha agaciro yuko tutazarimbuka, ahubwo tuzabona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu Imana yamwitangiye ku bwacyo twebwe umwana wayo w'ikinege, no kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ariko azabona ubugingo buhoraho. Sinzi buryo navuze urimo gutegura Noheli. Noheli benshi kwisi bakunda gutegura munsi wa Noheli ko ari we munsi. Baravuga Noheli mu kanwa gusa, ariko ni umunsi benshi bakora ibibi, ni umunsi benshi bagwa mu byaha, ni umunsi benshi bava mu uyu murwa bakajya mu wundi murwa gukorera ibizira. Ariko Noheli ni umunsi utwibutsa kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo, munsi Imana yatuhaye umucunguzi, munsi Imana yasohoje isezerano rye yasezeranije Abisirayeli, munsi Imana yasezeranije Maria, yasohoje isezerano yasezeranije Maria ko uzasaminda, uzabyara mwana w'umuhungu, uzamwite Emmanuel. Nuko Maria yashatse kwinangira mutima, bizashoboka gute ko ndi isugi? Ariko mugambi w'Imana yari uko Yesu Kristo yavuka kuri Maria. Inda uzasama Maria, marayika asobanurira Maria, ntago izaba inda yo kuryamana n'umugabo. Mwuka wera nuzakumanukira, ntago bizakorwa n'umuntu, ni imbaraga z'Imana izakumanukira ugasama yonda, ukabyara mwana w'umuhungu, uzamwite Emmanuel. Ariko Maria yagize gushidikanya. Kenshi na kenshi tukunda gushidikanya mu ijambo ry'Imana. Birashoboka gute ko ndi insugi? Nkuko naco iminsi Imana irimo kutwira amagambo yayo, tukagira mutima wo gushidikanya. Mundu areba buzima afite, mundu areba ubukene afite, Mana nuko yamubwira butabazi, arimo atekereza ko butabazi bw'Imana buri mu maboko ye, buzava mu muryango we. Nimba Imana yavuze ikintu, irakishakira inzira yo gusohoza icyo kintu. Nimba Imana yagusezeranije ikintu, ntago kizava mu bubasha bwawe, bizava mu mbaraga z'Imana. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Imana yitangiye mwana wayo w'ikinege, nukugira ngo abamwizera batazarimbuka, ahubwo babone ubugingo buhoraho. Nimba twitwa abakristo, nimba witwa murokore, ube umenya ko impamvu wawe Imana yakuhaye agakiza nukugira ngo utazarimbuka, ahubwo uzabona ubugingo buhoraho. Kandi ako gakiza mundu arahinduka maze kuhabwa agakiza. Mundu yitandukanya n'ibibi, mundu arubaha amategeko y'Imana. Iyi minsi turimo kubona iki mu gakiza? Abantu benshi bitwa ko araba bakijijwe, ariko gasanga imbuto zabo, mibanire yabo n'Imana itagenda nk'uko bikwiriye. Kurimbuka kuzabaho. Ni bande bazarimbuka? Ni babandi, ni buryo bubiri. Ni babandi bamwe ba mbere banze kwemera ko Yesu Kristo bamuha buzima bwabo.
aba kabiri ni babandi bitwa abakristo ariko badakiranukira Imana. Kurimbuka kuzabaho, nta munyabyaha uzajya mu bwami bwo mu ijuru. Na Matayo yarabivuze, si bose bavuga mana mana nibo bazajya mu ijuru. Kujya mu ijuru bidusabamo guhinduka rwose, tukitwa abana b'Imana, tukubaha amabwiriza y'Imana, tukabasha kwera imbuto nziza, tukagenda nk'uko Imana ishaka. Yesu atushoboje. Iyi Noeli tugiye kwiziza y'uyu mwaka wa 2024, reka tuvuge gutyo kinyarwanda cyatunaniye. Yesu ashimwe. 2024 uyu mwaka asigajemo misi, nimba navuze ko asigayemo misi enye tugere kuyo munsi mukuru wa Noeli. Bidusabamo kwisuzuma, bidusabamo uwo munsi uzadusange twiteguye, bidusabamo uwo munsi uzadusange tutafite ikintu kitucura urubanza. Agakiza si kugenda Kigali gusa. Nimba Maria yahawe isezerano ko uzasaminda, se abakobwa benshi bari bahari mu icyo gihe mu bwoko bwa Bisirayeli, abasenga bari benshi, ariko agakiza Mana ireba ku mutima w'umuntu. Yararebye mutima wa Maria, abona ko Maria arakiranuka. Yabonye mutima wa Josefu, na Bibiliya iramuhamiriza ko Josefu yari umukiranutsi. Kandi kuko Josefu yari umukiranutsi, Mana ndago yagombaga kumuha umufiance adakiranuka. Yabahuje bombi kuko ibona ko nabakiranutsi imbere yabo. Yabonye Maria arakiranuka mbere ye, yari isugi. Kera kimenyetso cy'ubusugi cyagaragazaga ko umukobwa ukora iki, ukiranukira Imana, atakwiriye kwangiza ubusugi bwe atarabona umufasha Mana yamuhaye cyangwa umufasha umukwiriye. Yirindaga kibi cyose, yubahishaga Imana, yabonaga mubiri we ko ari urusengero rw'Uwiteka, ntago yayivanga n'ibibi. Ariko iyi minsi abantu batatinya icyaha, abantu batarinda urusengero rw'Uwiteka. Tube maso, tube maso. Tushaka kuvuga bya Yesu twarabimenyereye. Wako tuzatangira umwaka urangire, ariko mumenye ko ibi byose twebwe abakijijwe tugomba kuba maso, kuberera agakiza amaso, kugira ngo tutaza kurimbuka, ahubwo tuzabone ubugingo buhoraho. Mushumbo yobora itorero, bisabamo kuberera itorero amaso, bisabamo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'ukuri, kugira ngo tutazarimbuka, ahubwo tuzabone ubugingo buhoraho. Ababyeyi b'Abakristo bisabamo kuberera abana banyu amaso, kugira ngo batazarimbuka, ahubwo bazabone ubugingo buhoraho. Nikyo cyatumye Mana yitanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo abazamwizera batazarimbuka, ahubwo babone ubugingo buhoraho. Mana yacishinzira kwa Maria asame inda y'uwo mucunguzi, nuko nawe Mana yamubonaga ko arakiranuka. Ntago yagombaga kwicisha mu nzira y'umwijima, yayicishe mu nzira y'umukiranutsi, umukobwa wubahisha ijambo ry'Imana. Yaje gusama inda mu buryo bwinshi, yahuye n'ibigeragezo mu yonda. Joseph agera ku rwego ashaka kumubenga, ariko marayika w'Imana aramubonekera ati ndukange mwaberi Maria, kuko inda yasamye suko yakoze icyaha,
ni imbaraga z'Imana zamanutse kuri we, asamya iyo nda kandi azabyara umwana, muzamwite Yesu, kuko uwo mwana niwe uzaba umucunguzi w'ab'isi. Joseph amaze kumva iyo ijwi ryo mu marayika mu nzozi, agarura tena agatima. Imana ntago yari afite imigambi mibi kuva yaremye isi n'ijuru. Mugambi w'Imana yari ko twagendana nayo mu mucyo mwiza, ariko nitwebwe abantu tugenda tuhinduka mbere y'Imana. Sizuma buzima bwawe buryo wagendanye n'Imana myaka 10 isize, myaka 5 ishize, myaka 3 ishize, myaka 2 ishize, uyu mwaka buryo wagendanye n'Imana. Hari inama nyinshi zananiye abashumba zitagishaka kumvira. Mbuto yo kutumvira. Mundu wese wimitse Kristo ku buzima bwe arumvira, aca bugufiya. Yaba bashumba nabo bagomba kumvira, bagacishwa bugufi. Yaba ba Kristo natwe tugomba kumvira, tukacishwa bugufiya. Noeli si kurya no kunywa no kuhaga, ariko ni iminsi yo kwisuzuma. Tukakora iki? Tukasuzuma ubuzima bwacu buryo twagendanye n'Imana uyu mwaka. Navuze ko cyangwa myaka 10 ishize wagendanye nayo gute? Myaka 5 ishize wagendanye nayo gute? Myaka 3 ishize, myaka 2 ishize, uyu mwaka uracyahagarara ku rufatiro? Se muzima bwawe Yesu aracimika ubwami bwe mu mutima wawe? Migisha y'Imana yo irahari. Ndugacyumuze kuvuga ko uyu mwaka ugiye gushira nta kintu nabonye mbere y'Imana. Hari ibyo wabonye n'ibyo utabonye, nabyo birahari. Birashoboka ko mutima wawe, myifatire yawe niyo yatumye utabasha kubona kuboko k'Uwiteka. Sasa navuze ko iyi Noeli ni ngombwa twisuzume, twihanye ibyaha twakoze. Abantu batakishaka kwihana, abantu batagitinya icyaha, abantu batakumva bwoba bw'ibyaha. Reka tumve inama za Matayo hano 6:14 kugeza kwa 15. Matayo aratubwira iki? Kuko nimubabarira abandi ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira namwe. Ariko nimutababarira abandi, naso nawe ndazabababarira ibyaha byanyu. Nitubabarira abandi ibyaha batugiriye, Data wo mu ijuru natwe azatubabarira ibyaha twakoze. Ariko mugiye tutababarira abandi, natwe Data ntabwo azatubabarira ibyaha. Mbere yo kunezererwa Noeli, tuyisuzume itorero ry'Imana, dusuzume abakiranutsi buryo twagendanye nayo. Noeli nimba twiziza, abantu bamwe bavuga hasiyo tariki Yesu yavutsemo, ariko ni anniversaire. Nuko bagomba kwishira makalendari abatubanjirije batoye uwo munsi. Nuko byagomba kuba ku munsi wa mbere, ariko ku mwaka mbese ku kwezi kwa mbere cyangwa ku kwezi kwa 5 kwa 8, ariko tukagira umunsi yo kwibuka ko Imana yatuhaye umucunguzi. Tugashimira Imana, tugashimira n'uwo mucunguzi, tukiyeza kuko yaje mu buryo bwo gukiranuka, yaje yanga icyaha, yaje yigisha kwihana ibyaha. Ariko bona twarinangiye umutima, abantu basiga bikakaza ku murimo w'Imana, ariko bakora ibibi, ariko kwihana byaratunaniye. Nta mahoro y'umunyabyaha. Abanyabyaha ntago bazabona ubugingo buhoraho. Abanyabyaha batihaniye. Ni ijambo ry'Imana ritubwira, kuko yakunze ab'isi cyane byatumye yitanga mwana wayo w'ikinege, kugira ngo abamwizera bose bahabwe ubugingo batazarimbuka. Mu gihe tutihana ibyaha bizatugora kubona ubugingo. Yesu atangiye kubwiriza ubutumwa bwiza
nawe yahagaze mu ijambo rivuga ko mwihana ibyaha mutunganye inzira z'Uwiteka. Ariko ubona iyi minsi natwe abigisha ntabwo tugishaga kwigisha abantu amagambo yo kwihana ibyaha. Naba bumvi butumwa bwiza ntabwo bigishaka amagambo yo kwihana ibyaha, arifuza gusa kuhabwa umugisha. Ariko Mana ntabwo yatuha umugisha mu gihe atubona turi mu byaha. Mwaka na mezi 12, ashobora kuba mwaka urimo misi 360 n'igice, akaba mu mwaka ugiramo misi 360. Se mwiyo misi ushaka kwisuzuma ukabona ko nta munsi numwe wabashije gucogora mbere y'Imana. Sa tugiye kwegera Noheli tuyisuzume itorero bya byinshi birahishwa mu nzu y'Uwiteka. Ahera Imana kizira cy'umurimbuzi kiraza kikahagarara ahera, abantu bagafata bikoresho by'Imana batejejwe. Tuhinduka umushitsi kuko biye turimo gusatura biye bya nyuma. Yesu azaza nitukarangazwe n'iminsi mikuru, ahubwo tusaba Imana kwezwa. Mwaka musha tugiye gutangira, ntago tuzi nimba izatuberera wa mata n'ubuki, ntago tuzi bibazo bizahagarara mbere yacu, ariko nibidusanga twatunganye mbere y'Imana, Imana izaturwanirira, Imana izaturinda, Imana izatuneshereza bene data abizera Kristo. Iri ni ijambo y'Imana yashatse ko twongere tubibutse. Noheli si kurya no kunywa gusa, ubifite ni byiza, ariko dusuzume imitima yacu, tuyisuzume buryo twabanye n'Imana uyu mwaka, buryo twahagaze mu murimo y'Imana. Hari abantu basigaye basubiza abandi inyuma, hari abantu basigaye ku murimo y'Imana batakiyera imbuto nziza. Nitubabarira abatugiriye nabi, natwe Data wo mu ijuru azatubabarira. Ariko mu gihe tutababarira, natwe Data wo mu ijuru ntabwo azatubabarira ibicumuro byacu. Ushobora kwambara myenda myiza kuri Noheli, ushobora kurya ibyo kurya byiza kuri Noheli, ushobora gutanga amaturo menshi kuri Noheli, ariko mu gihe cyaha kikurimo byose ni ubusa. Yesu adufashe, mukawerongera tugarukeho, atuwe imitima yo kwezwa. Baririmbi bazahagarare mbere ahera Imana kuri Noheli, muririmbira Imana mwejejwe. Abakozi b'Imana bazahagarara ahera, tuvuga butumwa bwiza twejejwe. Abakristo muzegera ibugaburo ryera, muzabashe kubyegera mwejejwe. Abakristo bazinjira mu nzu y'Uwiteka, tuzinjire mu nzu y'Imana. Ndabizi ko buri muntu arimo gutegura mwenda mushasha, buri muntu arimo gutegura ibyo kurya azarya, ibyo azanywa. Ni byiza twabivuze, ariko kingenzi no gutegura ubugingo bwacu, kuko tutazi umusinisa. Yesu atufashe, Yesu atugirire neza. Reka turangirize kuri iri jambo naryo twararimenyereye. Turareba hano kuri nize ko jambo riri kuri gitabo cya Yohana gice cya 15, ubutumwa bwiza bwa Yohana gice cya 15. Turatangira ku murongo wa 12. Yesu aratubwira iki? Ngira itegeko ryanjye, mukundane nguko nabakunze. Uyu Yesu tugiye kwibuka munsi mwiza yatuvukiye, yatusigiye itegeko. Ngira itegeko ryanjye, ngira itegeko ryanjye, mukundane nguko nabakunze. Imisi ureba, iyi ni itegeko ry'abamwizera bose yabasigiye, kuko Imana yakunze abisi. Yesu nawe yeme kuza kudupfira kubw'urukundo. Asa agiye kugenda, nawe yadusigiye iki kimenyetso cy'urukundo kituberera itegeko. Ngira itegeko ryanjye, mukundane nguko nabakunze. Ariko twisuzume, turebesha amaso yo mubiri, kindu kita urukundo cyarakoje. Ya tegeko rikomeye Yesu yadusigiye yaranazimye. Bandu baricana,
bandu baramarana, bandu bagirana amashari. Ndavuga abizera Kristo, bandu badakundana, bandu batikorerana imitwaro, bandu batafashana. Kandi twitwa ko twese tuzajya mu bwami bwo mu ijuru. Hari abantu bitwa basenga ariko bona nta kuhinduka, nta mbuto z'agakiza. Ariko Yesu aratubwira hano, ngiri itegeko ryanje, nimukundane nguko nabakunze. Urebe mutima wawe nanje ndebe mutima wanjye. N'Imana yonyine kubwayo ndago tukikunda, kuko dukunze Imana twayikorera umurimo mukuri no gukiranuka. Dukunze Imana twakundana twenyine kuri twenyine, kuko ntago twakunda Imana twangane twebwe turi muri korali. Murongo ukurikira 13, ndawufite urukundo ruruta umundu upfira shutize. Ndawufite urukundo w'umundu upfira shutize. Uwo ninde? Yesu yaje kudupfira, yatwigaragarije rwa rukundo tuvuga. Aratupfirira kubw'ibyaha byacu, cyari kimenyetso cy'urukundo. Ariko twebwe iminsi usanga rukundo navuze rwarakonje. N'umugore n'umugabo barabana ariko nta rukundo. Abana ku babyeyi bona nta rukundo, ababyeyi ku bana nta rukundo. Abantu bambikanye impeta garagaza rukundo, ariko divorce zabaye nyinshi mu itorero, divorce zabaye nyinshi mu basenga. Ariko iyi Noheli twongere twisuzume. Yesu aze kuvuka muri twe tutafite ikintu kiducura urubanza. Kizatubera Noheli, izatubera Noheli nziza. N'umunsi mukuru ukomeye kuri itorero Pentecote, munsi herewe mu cyunguzi Yesu Kristo. Twariho kurimbukana bivuze, twarabo gupfa mu byaha, ariko Yesu yaje kuducungura. Twebwe twari tutakitwa abana b'Imana, ntago twari dukwiriye kuhabwa isezerano. Abantu baritwa pasiteri ninde atari Yesu? Ninde wagomba kukugeza kuri urwo rwego? Ibyaha by'abasokokuru byagombaga kuturimbura. Mane tubabarire, kuko urukundo rwarazimye muri twe. Reka turangirize ku murongo wa 14. Muri nshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Mumva kundu Yesu yatubwiye uyu nguyu azatuvukira kuri Noheli, anniversaire ye. Kuvuka kwe ikidufasha twebwe inyungu ikomesi kurya no kunywa, nuko Yesu uwo munsi yakongera tena kugaruka ku mitima yacu. Mundu afite Yesu ku mutima we arababarira. Mundu afite Yesu ku mutima we atinya icyaha. Mundu ufite Yesu ku mutima we agira urukundo ku mugenzi we. Muri nshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Se uyu minsi turacyakora ibyo Yesu adutegeka. Wisuzume, we wavuye ku murimo w'Imana uyu mwaka, wishingiye uyu mwaka. Se urimo kwicara tukumva ko Noheli bandu bazaririmba Noheli, n'abafata agacupa n'abakora ibibi bazanezerwa. Noheli bandu bayishize ngo ngindirimbo y'ibyibi byose, ariko Noheli ni ukwibuka umunsi Mana yasohoje isezerano yo kuduha mucunguzi. Migisha yacu iri mu maboko y'uyu mucunguzi. Muri nshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Reka dutunganye imitima yacu y'itorero ry'Imana, abakozi b'Imana, twigisha abantu kwezwa. Noheli izadusange tuyiteguye, kuko abantu barahindutse, rukundo rwarakonje. Abantu batakishaka kwezwa, batakishaka gusaba Imana imbabazi, abantu tutashaka kubabarira. Tusigaye ducirana imanza. Se ninde wadushize abacyamanza itorero ko twebwe turabajya abajyanama? Niyo muhamagaro wacu.
ntabwo turi abacamanza. Yesu niwe umunsi yazagaruka niwe uzaza nk'umucamanza. Niba ushaka ko uzabashe kwiziza umunsi mukuru wa Noheli neza wowe n'umuryango wawe, twisuzume. Bwana Yesu asifiwe. Twisuzume, twihane. 2024 migisha 2025 mwaka musha tugiye gutangira. Uyu mwaka wa 2024 ugiye kurangira. Birashoboka ko wahuye n'ibibazo byinshi, ariko tegura mwaka musha ugiye gutangira. Mana umbabarire, Mana nyeze, singibabarira, singisaba imbabazi imbere yawe. Urukundo rwarakonje. Se ubu wakwiyemeza ko nawe wakwitwa shuti ya Kristo? Ibyo adutegeka uracyabikora? Numva twavuga byinshi, ariko tuhagarukira. Urimo kwitegura gute uzabashe kwiziza umunsi mukuru wa Noheli? Yesu agarutse, twakwemeza ko twataha. Kenshi na kenshi abakristo bakunda kutucira urubanza twebwe abakozi b'Imana. By'ukuri birashoboka ko ari ibyaha twakoreye abakristo, ariko Mana tubabarire. N'abakristo nabo birashoboka ko Mana yabahaye abayobozi, ariko mutabumvira, babayobora mu nzira yo gukiranuka. Hari inama zinanirana, hari inama zipinga abayobozi Mana yabahaye. Ibyo nabyo tuyisuzume, Uwiteka tubabarire. Mibanire yacu mu rugo, rukundo rwarazimye hagati y'umugore n'umugabo. Basigaye babeshana, bahishana, kandi bari bande abakristo. Soko tumva ijambo ry'Imana, ariko tube maso. Uyu mwanzi umaze kutwinangiriza umutima, tuce uwo mugozi. Noheli izadusange, twiteguye. Ibikuriye kwihana, twihane, tuzibasha kwiziza munsi mukuru tutafite ikiducura urubanza. Nize ko 2025 mugisha w'Imana uzabana nabyo. Uburwayi ufite, menya ko Yesu yavutse kubwo kugukiza ubwo burwayi. Navuze bibazo byose bituhangayikishije ku isi, bituremereye ku isi, inzira yo kubona bisubizo ni Yesu Kristo. Yaratubwiye ijambo agiye kugenda, icyo muzasaba musabe muzahabwa, kandi icyo muzasaba data mwizeye ko muhawe. Inzira irahari. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka tugarukiraho. Muzagire Noheli nziza. Imana iha umugisha umukozi wayo atwigishije ku ijambo ryiza. Mureke dukunda Imana, mureke twubaha Imana, kandi nitwubaha Imana bizatuma twubaha n'abatuyobora, bizatuma twubaha na bene data dusangiye umurimo. Bimureke tugende neza, tumenye yuko uyu mwana twamuhawe ku bwacu, yaje ku bwacu. Nubwo Bibiliya ivuga ngo yaje mu bengo, ariko abe ntibamwemera, ariko abamwemeye yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Rero numureke twitegure, tangira witekerezeho, nanjye nitekerezeho. Ese koko umaze iminsi witwara uti? Yego ni ukwizihiza umunsi na anniversaire n'isabukuru ye, ariko tangira witegure, wumve kwakira ayo mahirwe nawe mu mutima wawe. Wumve kwakira ayo mahirwe. Nukuri ntabwo uri busigara uko waruri, ntabwo uri busigara uko waruri. Niwitegura ukumva urashaka kwihuza n'Imana, ntabwo uri busigara uko waruri. Reka rero dusengera abantu bumvaga baratentebutse, bumvaga baracitse intege, bumvaga basa nk'abatakibirimo neza. Hari abantu benshi ubona ukabona barasa nk'abananiwe mu rugendo, ntibabivuyemo, ntibabirimo. Abo ngabo Bibiliya ivuga ngo ni akazuyazi kandi Imana izabaruka. Wiba akazuyazi, emera ukizwe, emera wakire Kristo nk'umwami n'umukiza, akuruhure, yikorere iyo mitwaro yose ufite. Yesu araruhura, Yesu amara umubabaro, yaje ku bwawe nanjye. Mana yacu, Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, iri ni ijambo ryawe tumaze kumva. Dusengera ijambo kugira ngo rigere ku mutima unaniwe, umutima urushye, umutima ucitse intege, umutima wabaye akahebwe, umutima utentebutse.
Mana riwusane riwugarure, yongere uyu muntu agaruke mu bikari byawe, yongere yumve ibihimbano by'umwuka, yongere yakire agakiza. Kristo ushake icyicaro mu mutima we mu izina rya Yesu. Uyu munsi wigaragarize buri umwe wese. Harabumva ntacyo bibabwiye, harabumva nta iherezo, ariko uracyahari kugira ngo umuntu wese nagusanga umwakire mu izina rya Yesu. Dusengera abo bantu basubiye inyuma, abo bantu bacitse intege n'abatarakumenya, bakure mu gitabo cy'abarimbuka, bandike mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. Dusengeye abarwayi rero barwaye indwara zo mu mwuka, indwara z'imyuka mibi, indwara zo mu mubiri, izo ndwara zose Kristo ubakize, niwe dogiteri, niwe muganga. Abafite intimba zo mu mitima, abarushye n'abaremerewe, abashomeri batagira akazi, abasubijwe inyuma n'ibibazo, abasubijwe inyuma n'intege nke, abo bose ubasange. Abari kwa muganga barwaye indwara nazo ujye uzikoraho kandi zikakumvira. Mana, buri muntu wese umugirire neza. Urakoze kubwira ijambo, urakoze Mana. Dusengeye itorero Mwami, turarisengeye. Dusengeye abashumba, dusengeye abashumba b'amatorero, dusengeye abakristo. Ineza y'Imana bayibone, wongere ubagarukeho, wongere ubabyutse bakangure. Dusengeye igihugu cyacu, turakingingiye Imana Data. Dusengeye abayobozi batuyobora, imbaraga z'Imana zisumba byose zizenguruka igihugu cyacu, zizenguruka abayobozi bacu. Ineza y'Imana tuyibone, uzaduhe gusoza uyu mwaka amahoro, uduhe kwinjira muri Noheri tunezerewe. Urakoze Yesu. Abarwayi wakize, abarushya, abaremerewe, abagore bari kunda, abo bazinze, bafite ibibazo bitandukanye, bakobwa bagumiwe, uca inzingo, buri muntu wese abakeneye abana bababone. Amahoro yawe agaragare ku bantu bawe. Urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Nukuri kandi tubifurije Noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Imana izabagirire neza. Turacyari kumwe nkuko twabibabwiye guturuka muri Pentecote. Reka tubahe telefone tugendana. Ushobora kuba ufite ibintu bikuruhije, bikugoye, udafite ubwira, ariko Yesu arahari kandi n'abakozi b'Imana barahari kugira ngo babumve. Murahamagara kuri 07 8 50 98 944 07 8 50 98 944 na 07 2 74 34 93 1 07 2 74 34 93 1. Hanyuma mushumba nawe nabahe telefone kugira tuze kubafasha mu buryo burambuye. 07 824 39 754. Philadelphia, Imana iratsinda.